gucagagura ashaka ko bakiramya abantu bariho muri iyo generasiyo bose barakira bafite imyanzuro bafite umutima w'ubumana bafite umutima wo kwera basobanukiwe imana yo gusengwa iyari Nebukadinezari nta mpamvu nimwe yo kugusubiza iryo jambo niba ari ibyo imana yacu dukorera ntabwo twubarara ntituri bunakiramye kubasaba ngo nimwumva amasambuka amabubura mukumva amakondera n'ibikoresho by'ubwoko bwose ibyo rero reka ngutangarize ko wowe uri kwiramiro izo nduru z'amasambuka amabubura inanga byaravuze ariko wirinde kwiramiro nta mpamvu nimwe imana ishimwe nta mpamvu nimwe yatuma twibarara ya testifo lala mandaze nekuta kandi ndumva hari abantu barimo baranyumva imana yacu ibasha reka nza nkubwira ukundi ibasha lala mandezo nesiriwe mutumya nibuka kandi witwa Daniel ngo nawe bigeze kumushakaho impamvu yatuma aragwa imbere y'umwami barayibura ngo bamutegera ku mana niveho induru nizigende ibihinda nk'akagoma ngo bamuburaho impamvu ariko ngo bamutegera ku mana baravuga bati nasenga turaba tubonye impamvu ibyo bamuteza byaramufashe bamutegeye kugusenga kandi byari byo biryoye ngo bimvura kumuta mu rwobo rw'intare naba mu gitondo umwami Nebukadinezari ngo yibambuye ngajya kuri rwa rwobo aramubaza ati Daniel mugabo uw'Imana imana yawe ukorera yabashije kukurinda ngo nuko imana yakibasha gukora cyane haleluya haleluya ibiruta ndafashijwe mana ibiruta iby'amashuri wize ibiruta iby'umuryango uvukamo ibasha hetaya mandaya sinita Yesu we ibasha gukora bantu mubabaye we ibasha gukora bavukamo 24 bavuka ku bagore 4 mama ari we mugore wa 4 Yesu ariko kuko wemeye ko iramiro ndizaho uraramira abantu initangala binifo tayasika imana ihimbazwe uraramira abantu umenye ko tutari bwubararire igishushanyo cyawe kizahabu Mutsizo kawe Nisunzu mutsizo shoboye Nisunzu mutsizo chiza Yasara ishoboye. Yes, turabasuhuje mwese mukurikiye channel yitwa Iramiro TV amahoro y'Imana. Abane namwe aho muherere ku mpera zisi zitandukanye. Nibanye mu gitondo mugire igitondo cyiza, nibari nijoro mugire ijoro ryiza. Tubifurije impagarike mu bugingo bwanyu. Nkuko twabasezeranyije ko tutazajya tubatindira, tuzajya tugaruka tukabasangiza ijambo ry'Imana, ubutumwa, buhamya, undirimbo ndetse n'ibindi byinshi byiza. Turabashimira rero twagarutse. Hanyuma duhaye ikaze abantu bose mu hanze y'u Rwanda, mu Rwanda mwese tubahaye ikaze, ntagiye kurondora handi hose nyamvuga. Uyu mubyeyi rero mu minsi yashize yatambutse kuri channel yitwa Iramiro TV, abantu benshi baramukunda baravuga ngo azagaruke. Uyu munsi naranyarutse nanone njyahari ndamutumira aranyemerera yongeye kureka kuvuga Imana. Ntago abantu tuje kuvuga, ntago tuje kuvuga nyabingi, tuje kuvuga Imana twebwe. Twiboneye ikora twabonesheje amaso yacu. Ntago ari Imana ya Mose, ntago ari Imana, ni Imana yacu twiboneye. Hanyuma mubye muraho neza? Muraho cyane. Mumeze mute? Turashimira Imana. Yego. Murashima Yesu? Nukuri turi amahoro, umwami araturinze. Yego, subiza abantu kwiramiro. Turabasuhuje bantu bari hafi na kure. Yego. Bakozi b'Imana, bana b'Imana b'Iramiro TV. Turabahobereye cyane. Yego. Turabahobereye, tubifurije umugisha w'Imana mbere ya byose. Abantu bakurikira Iramiro TV mugubwe neza mu izina rya Yesu Kristo. Tugaruwe n'Imana hano ku Iramiro kugira ngo tuvuge icyo Yesu yadutegetse kuvuga. Imana iduhana umugisha. Yego, twahita tunakwakira ukibwira abantu badukurikiye bakunyera ubwa mbere ko nubwo ari bwa ruce bwa kabiri ko hari ushobora kuba kunyera ubwa mbere. Shuti zacu bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo, abantu badukurikiye, abantu bazatureba, abantu bazatwumva ari ubwa mbere mudukubisa amaso, nitwa Uwimana Claudine.
ndi umubyeyi Yesu yagiriye ubuntu ampa agakiza, ampamagara ankuye mu bana benshi mvukamo 24 bavuka ku bagore 4, mama ari we mugore wa 4. Yesu aho naho arahagera, ahimbazwe, ampa agakiza ke ku buntu ntakaguze, nanjye ubu mundeba hamfite agakiza ka Yesu ku buntu. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero nayo mazina yanjye ndashimira Imana inzanye kwiramiro. Iramiro ucyumva iramiro helasiwe dosika, ubundi hari izina rifite icyo rivuze, hari izina rifite ubusobanuro, hari izina utakwiri guteraho comment cyane. Ucyumva iramiro, Imana ihimbazwe. Helasiwe ribinima, Imana ishimwe. Yesu nanjye rero yarampamagaye ngo mukorere, yangiriye icyizere. Pawulo ni wabivuze, yaravuze ngo ndashimira Imana ko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa ikangabira umurimo wayo. Yesu nanjye yarangabiye, nubwo ntafite ikibanza mu bihugu bitandukanye, singire n'amazu mu migi ikomeye, ariko yarangabiye. Imana ishimwe. Haleluya. Ko numva ngiye kuvuga yangabiye umurimo we. Imana ihimbazwe cyane. Kuvuka muri bari y'abana ntacyo byari bivuze, ahubwo yatekereje ko ndi uwo kwizerwa. Ahimbazwe. Nuko nguko nitwa rero, ndumva ngerageje kubibwira. Hanyuma ku bantu badukurikira, mfite nanjye cano nkoreraho umurimo w'Imana, yitwa Abana b'Imana TV. Ubwo ndavugana n'abana b'Imana. Abana b'Imana mutera agatebe hafi aho tuganira ijambo ry'Imana. Imana iduhana umugisha. Amen. Hanyuma muvyeyi ndatinze, ndumva natamwakira ukanzu gaseno. Yego. Data turagushimiye, uri Imana yacu, uri umucunguzi wacu, uri n'umwungeri wacu, uhimbazwe cyane. Ni wawe waducunguye, twirata amaboko yawe. Elesiwi nima, twirata imbabazi zawe. Uhimbazwe. Dusenganye n'umuntu wese utwumva uyu munsi, n'uzatwumva mu gihe kiri imbere. Rabi, tumuhaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Tuje kuvuga kwera, gukomera, shalema, kudashyikirwa. Tuje kuvuga imirimo ininita. Tuje kuvuga Imana yumva, ireba, igakora, igenda. Nene salabinima, tuje kuvuga Imana hano kwiramiro, ikora ikabigaragaza. Uhimbazwe. N'ubu kandi ndabyumvise. Hari abantu amaboko yawe ari buramirire muri iri jambo. Uhimbazwe nanone. Hari abantu bari bageze ku rwoba, ariko kuko wemeye ko iramiro ndizaho, uraramira abantu. Initangala binifo tayasika. Imana ihimbazwe, uraramira abantu mu byiciro byose, kandi sabakobwa sabahungu uri buramire abantu. Amen. Turabashimiye, reka dusome ijambo ry'Imana. Iramiro. Menya habaho n'icyenyukiro hari. Buriya nimba habaho iramiro n'icyenyukiro ribaho. Kwa Satani bararigira. Ubwo riba riramiro, iyo utaje kwiramiro ubwo uzajya kwicyenyukiro. Ariko amahirwe aracyaha, ariko naje Imana yanzanye ngwino kwiramiro tuganira ijambo ry'Imana. Imana ihimbazwe, kandi ndanezerewe bantu bo kwiramiro. Ndishimye cyane, ndumva nezejwe n'Imana, ndumva ubuntu bw'Imana budasanzwe, ndumva ikirere cy'ijuru kiri hano. Imana ihimbazwe cyane. Hanyuma reba, ayo magambo y'Imana ntabwo ari ay'abantu, yanditse mu gitabo cya Danieli, igice ni cya 3, duhere ku murongo wa 16. Haravuze ngo Saduraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo, niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bwubararire igishushanyo cyawe cy'izahabu wakoze. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Somye gake ngenda ntinda kugira ngo ugende ubyumva. Hanyuma aka gaseke wumvise
nje nikoreye nkarenga imisozi n'udusozi nshaka ahantu nabona iramiro kweri Imana ishimwe ariko ntabwo abantu barimo bumvira Iramiro nshaka ntabwo tuje gutwika oya ntabwo tuje gutwika Yesu yasize atwitse umuyonga warabonetse inzira yaraharuwe Yesu yaratwitse niwe wari ubishoboye twebwe tuje kugera ikirenge muki Imana ishimwe Iramiro rero ni igisobanuro cy'ubuzima Imana ihimbazwa hari abantu babyumvise Iramiro kandi abantu babyumva mujye mutwandikira no muri comment ugerageze ushyiraho agasaraba ugerageze ushyiraho udutima gerageze ugira akantu ushyiraho katwereka ko abantu bo kwiramiro murimo muhembuka muhezagirwa mu Kirundi Imana ihimbazwe cyane Iramiro ni igisobanuro cy'ubuzima wipfa rero Imana ishimwe Rabi wipfa have wipfa Yesu aracyari ku ngoma have ibyago byiguherana amakuba yiguherana Yesu aracyari ku ngoma Imana ihimbazwe cyane dusomye amagambo arankomereye ni manini ndumva kuyavuga biragoye ariko nzagaruka ku Iramiro wenda nzagaruka arakomeye ni manini cyane ariko reka ngerageze mwuka wera we mfasha ya magambo abantu bari kwiramiro bayumve ndetse n'abantu bo kuri channel y'Imana Claudine y'abana b'Imana nabo bazakurikiranira miro bazayumve mu izina rya Yesu Kristo Imana ishimwe cyane n'amagambo y'abasore batatu ndetse n'umwami umwe witwa Nebukadinezari yigeze kwishyira hejuru ngo akora igishushanyo ashaka ko bakiramya ndimo ndagenda ncagagura ashaka ko bakiramya abantu bariho muri iyo generation bose barakiramya habonekamo abasore batatu Bibiliya yavuze Sadraka Meshake na Abedenego bafite imyanzuro bafite umutima w'ubumana bafite umutima wo kwera basobanukiwe Imana yo gusengwa iyo ariyo maze ngo babwira umwami niho twasomye baravuga ngo mwami Nebukadinezari nta mpamvu nimwe yo kugusubiza iryo jambo niba ari ibyo Imana yacu dukorera ntabwo twubarara ntituri bunakiramye yaramaze kubasaba ngo nimwumva amasambuka amabubura mukumva amakondera n'ibikoresho by'ubwoko bwose ibyo rero reka ngutangarize ko wowe uri kwiramiro izo nduru z'amasambuka amabubura inanga byaravuze ariko wirinde kubarara Imana ihimbazwe cyane abango nimubyumva mwabasore mwereka mbagira inama nimubyumva mwubararira Imana yanjye ndaza kubakiza nimutabikora nta Mana irubakiza amaboko yanyu aho rero abantu basore baravuga ngo mwami Nebukadinezari reka tuguhitangazo tugendana tuguhitangazo tumaranye iminsi nesiwiribi ntabwo ari ibintu twumvise kakanya oya si ibintu tutwarose n'injoro mu nzozi ahubwo tubimaranye iminsi Imana ishimwe ndumva natera haleluya reka turi kubwire nirivuze ngo nuko aba basore basubiza umwami Nebukadinezari ngo nta mpamvu nimwe yatuma ayiwe Mana haleluya abantu b'Imana bakwiramiro abana b'Imana abantu b'iramiro mwese abatuye isi ku mibumba y'isi umva ko turimo tuvuga kwiramiro nta mpamvu nimwe Imana ishimwe nta mpamvu nimwe yatuma twubarara oya ntibibaho testifo lala mandaze nekuta kandi ndumva hari abantu barimo baranyumva we Mana yanjye uhimbazwe nta mpamvu nimwe yatuma twubarara imbere y'igishushanyo cyawe niba ari ibyo Imana yacu Imana nasiri wini Imana yanjye haleluya ndafashijwe kandi Imana yacu ibasha reka nkubwira ukundi basha lala mandezo nesiriwe mutumya nibuka kandi bantu bo kwiramiro mutumya nibuka muri iki gitabo imbere gake nko mu bice 6 Bibiliya ihavuga undi musore witwa Daniel ngo nawe bigeze kumushakaho impamvu yatuma aragwa imbere y'umwami barayibura ngo bamutegera ku Mana ye ariko nesiri talangane monefo ngo bamutegera ku Mana dera befo nari mpagurutse imiyaga
imiyaga niveho, induru nizigende, ibihinda nk'akagoma nibibe byegeyeyo. Ndashaka kuvuga Imana kwiramiro, Imana ishimamiro, ngo bamuburaho impamvu, ariko ngo bamutegera ku Mana, baravuga bati nasenga turaba tubonye impamvu. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe cyane. Daniyeli ibyo bamuteza byaramufashe, bamutegeye kugusenga kandi byari byo biryo bye. Ngo bimara kumufata Daniyeli, ngo bafata umwanzuro wo kumuta mu rwobo rw'intare. Nawe mu gitondo umwami Nebukadinezari ngo yibambuye ngo ajya kuri rwa rwobo, aramubaza ati Daniyeli mugabo w'Imana, Imana yawe ukorera yabashije kukurinda. Amen. Nimuhabwe umugisha abantu bo kwiramira. Amen. Bantu bakuricano y'abana b'Imana muzatwumva namwe nimuhabwe umugisha. Reka mbabwire Imana yacu irabashije. Ra Mana ko mfashijwe ra Imana yanjye, reka noneho mvuge yanjye. Hanyuma nawe uzajya ushyiramo iyawe. Iyi Mana ya Saduraka na Meshaki utaza kugira ngo nindi mvuga, Imana ni nyinshi. Iyi Mana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego na Korodina umushyizemo, Imana ihimbazwe, nanjye ndimo. Yego. Irabasha Kweri. Ibasha gukora. Hallelujah. Nimanda ndongeye ndibutse Sinita, ndongeye ndibutse usomye urwandiko rwandikiwe Abefeso ibice 3:20, yaravuze ngo, yarabandikiye arababwira ngo nuko Imana yacu ibasha gukora cyane. Haleluya. Ibiruta ndafashijwe Mana, ibiruta. Reka uyu muyobozi w'icano yitwiramiro musabira umugisha, Imana iguha umugisha. Urawukwiye cyane. Ibasha gukora ibiruta iby'amashuri wize, ibiruta iby'umuryango uvukamo, ibasha hetaya mandaya sinita. Yesu we, ibasha gukora. Bantu mubabaye we, ibasha gukora. Bari abantu, uyu muntu yabuze urubyaro, iyi Mana ibasha gutanesa pefo, ibasha gutanga urubyaro. Iyi Mana nyuma y'iyo myaka yose ibasha. Haleluya. Ibasha, irabashije gukora ibiruta. Yego. Ibyo dusaba nibyo twibwira. Imana ihimbazwe cyane. Have ntusabe nabi, ibiruta ibyo usaba nibyo wibwira. Imana irabashije. Iyi tubabwira hano kwiramiro irabashije. Turabashimiye cyane bantu bakuricano yitwa Iramiro. Reka mbabwire ngo ntugire ikigirwamana wubararira, ntugire ikigirwamana wutaha igihe. Imana iri mu ijuru niyo mbabwira, ibasha gukora ibiruta ibyo dusaba nibyo twibwira. Reka nanjye nibwire Korodi, mwana w'Imana Korodina, iyi Mana yakuzanye la ibasha gukora. Iyi Mana yankuye muri bari abana ikampa gakiza, nimuyinyumvire we. Haleluya. Ibasha gukora ibiruta ibyo dusaba nibyo twibwira. Ngo nkuko imbaraga zayo nyinshi igira nyinshi, ntabwo igira nkeya. Nzikubwire nzivuge, igira izituma izuba ryaka, izo ni imbaraga. Nitaya gide, igira n'izituma rizima kari nyishira. Imana ihimbazwe. Igira izituma imvura igwa, Imana ishimwe. Reka mvaho, igira izituma imfubyi zirya. Haleluya. Igira izikura alelema sinita kukuba, igira izikura umupfakazi mu majune mu bwigunge ikamuremera ubuzima. Irabasha rero. Igira ite? Imana irabasha. Haleluya. Imana irabasha. Reka mbashimire mwese abantu muduteze amatwi. Narinzanye ijambo rivuga ngo nuko niba ari ibyo Imana yacu ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba nibyo twibwira, nkuko imbaraga zayo nyinshi zidukoreramo. Muhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ibasha. Amen. Ngo abantu babonaga imisozi iri imbere ntibahumura, Imana irabibashije. Imana irabibashije. Ubwo wabwiye. Yego. Irabibashije. Abantu babonaga afite hahandi bikaze. Nimanda we refo. Taya gide. Shimitango denefo. Tila wa. Irabibashije.
indwara irazibashije, Izo. imigongo irayibashije, umutwe udakira irawubashije. Uyu muntu ufite umubiri wahaze ibinini kubera kwivuza cyane, ibyo bintu Imana irabibashije. Wowe wamaze mu kagare igihe kirekire uryamye, iyi Nesika, iyi nkubwira ya Burahamu na Isaka na Yakobo irabibashije. Ibashije kukuremera ubuzima, ibashije kukwimura aho utuye ikagutuza ahandi, ibasha kuguha ikibanza, ibasha kuguha akazi, ibasha kuguha iseta, irabibi ni foya irabibashije. Haleluya! Ndabwira bari kure n'abari hafi, kwiramiro no ku bana b'Imana TV, Imana irabibashije. Amen, amen. Ano pefana Amen. bene ma. Ndashoje. Ishimwe irabibashije. Amen. Muri abantu bose bari bafite ibibazo, bafite cyamunara, bajya kwateza cyamunara. Yego. Abonaga inda zabo zizibye bavuga ngo barihebye ngo ntago bazabyara, tubabwira Imana ibibashije. Irabibashije we. Hanyuma turagushimiye mwana w'Imana. Amen. Ko waje kudusura ku Iramiro TV. Imana umuntu agukeneye yakubona ku ihe nimero. Urakoze cyane, ni Uwimana Claudine niyo mazina yanjye, ariko amazina ya Cano n'abana b'Imana TV. Hanyuma aho niho nanjye nkorera umurimo w'Imana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ukeneye rero kuduhamagara ko twagusengera, kudutera inkunga, biremewe muri uyu murimo. Nimero yanjye ya telefone ni 07800862 muhabwe umugisha n'Imana. Hanyuma dushimiye abantu mwese twabanye. Amen. Mbere yuko dusoza abantu dusengera Imana n'ababihebye, abari bihebye, barafite amadeni, abari barwaye, tubabwirira Imana ibibashije izigira ikikora ku buzima bwabo. Uravuga bikaba, uravuga bikaba. Turagushimiye Mana. Amen. Uravuga bikaba. Nisangala mateko zango. Uravuga bikaba. Kandi namenye ko naho atari inzira ni mukwawe. Imana ishimwe. Ahantu abantu babona ko inzira itari naho burya ni mukwawe. Imana ihimbazwe. Kandi munifo mu nzira zose wagiye ucira abantu batandukanye, haracyari inzira za viyoriji utarigera unyuramo. Uhimbazwe Mana. Yera before tayagidi. Imitima y'abantu bakwiramiro kwisi yose nihumurizwe. Abumvura ururimi mvuga turabasengeye, ubane nabo kandi imbaraga, ibimenyetso n'ibitangaza biherekeze ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane, ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom, ciao 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 ciao.